Na 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 wiseka na 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 wiseka. Yes, ni Kigali CNN, ni channel tugiye kujya tubagezaho ibintu bigiye bitandukanye, ibintu biba biri gutrendinga, ariko cyane cyane tuzajya twibanda ku byabaye umunsi, mbega tubaye update cyangwa se daily recap y'ibintu byiriwe bicicikana kuri za social media zitandukanye ndetse no mu binyamakuru bigiye bitandukanye. Kigali City News Network nicyo bishatse kuvuga ko ari Kigali CNN. CNN nyine ni City News Network, niyo mpamvu nkubwira ni ahangaha rwose hagiye kujya ahashya gatanu kuri gatanu, umunsi ku munsi mbabwira update, mbaha recap zibyiriwe bicicikana ku mbuga nkoranyambaga, ndetse mbafitiye n'akandi kantu. Buri munsi tuzajya tuba dufite ifoto y'umunsi, ifoto ibica bigacika. Ifoto ya mbere y'umunsi tugiye guhereraho uyu munsi ni iyi ngiyi. Urabona aka gafoto k'uyu mwana n'aka gafoto k'uyu mukobwa, uburyo ameze mu kwifotoza n'ibintu byabiciye bigacika ku mbuga nkoranyambaga, cyane cyane ku rubuga rwa X. Ndaje mbabwire iyi foto ivuze iki, ese ibintu bimeze bita, abantu bari kuyivugaho iki, dore ko rwose ari foto y'umunsi. Uyu munsi yiriwe rwose ibica bigacika ku mbuga nkoranyambaga. Niyo mpamvu nkubwira ni kanda subscribe kugira ngo tujye dukomeza tubane ku bintu biba biri kugenda bitrendinga ku mbuga nkoranyambaga ndetse no mu binyamakuru bigiye bitandukanye, ndetse si biri kuri social media gusa cyangwa se biri gutrendinga gusa, tuzatubabwira n'amakuru agiye atandukanye, dore ko nabwo ndibuze kubabwira iby'amasezerano ya Kazakhstan ndetse n'u Rwanda basinye bakuraho visa ku bene gihugu b'ibyo bihugu byombi. Nabyo ndaza kuba mbibabwira kuko nayo ni inkuru y'umunsi. Uyu munsi rwose yiriwe ari inkuru iri gutrendinga, ndetse kandi nanone ndaza kubabwira ibyo umuyobozi mukuru wa polisi y'u Rwanda CG Felix Namuhoranye ko yakiriye nyine ambasaderi wa Algeria mu Rwanda. Niyo mpamvu mubwira ni nyaboneka kanda subscribe kugira ngo tujye dukomeza tubane mu makuru ndetse n'ibindi bintu biba byagiye bibica bigacika kuri social media ndetse no mu binyamakuru bigiye bitandukanye. Kigali CNN, niyo mpamvu nkubwira nti reka dutangire. Ni recap y'ibyiriwe bicicikana cyangwa se bitrendinga kuri social media hano mu Rwanda, hano mu rwa Gasabo. Mbere yuko tujya ku ifoto y'umunsi iriya naberetse, ariyo mpamvu babwira nti wowe gumana natwe kugira ngo nze nkubwire ibyiriya foto mbivuye imuzi, ndetse nkwereke n'icyo abantu bagiye bayikomantingaho cyangwa se bayivugaho kugira ngo wumve koko ko haba hahiye ku mbuga nkoranyambaga. Reka tubanze duherere ko kuri iyi nkuru ntoya rwose, ntago nzajya mvuga amakuru menshi nk'umuntu nyine umunyamakuru yanjye. Ni recap z'umunsi zibyiriwe bitrendinga nyine ku mbuga nkoranyambaga ndetse no mu binyamakuru bigiye bitandukanye. Reka tubanze duhere kuri iyi nkuru. Uyu munsi umuyobozi mukuru wa polisi y'u Rwanda CG Felix Namuhoranye yakiriye nyine ambasaderi wa Algeria mu Rwanda. Uyu ambasaderi wa Algeria akaba yitwa Mohamed Mela, ku cyicaro nyine gikuru cya Rwanda cya polisi y'u Rwanda Kacyiru, niho baganiriye nyine. Ikintu kibanze rero baganiriyeho no gushimangira nyine ubufatanye busanzwe buriho n'ubundi hagati y'inzego za polisi z'ibihugu byombi, bibanda ndetse mu kongera nyine ubushobozi ndetse no gusangira amakuru agiye atandukanye nyine mu nzego nyine za polisi. Reka mbivuge gutyo. Indi nkuru nanone yiriwe icicikana mu binyamakuru bigiye bitandukanye nuko u Rwanda na Kazakhstan ubu ngubu rwose bakuyeho ikibazo cya visa. Nukuvuga ngo bemeranyije nyine gukuraho visa ku baturage b'ibihugu byombi. Aya masezerano nyine akaba yamaze gusinywa na Minisitiri nyine w'ububanyi n'amahanga Olivier Nduhungirehe, ubwo ni Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda, ndetse na mugenzi we wa Kazakhstan Murat nyine. Aya masezerano akaba yabereye i New York, aho nyine bari bitabiye n'ubundi inama y'inteko rusange nyine ya Loni. Nayo makuru yiriwe avugwa mu binyamakuru ku ruhando rwa politike, ariko reka nitembabwira nanone inkuru iri kubica bigacika cyangwa se inkuru y'umunsi cyangwa se ifoto y'umunsi uko wayita, dore ko buri munsi tuzajya tuba tubafitiye ifoto y'umunsi, aho nzajya mbereka ifoto yabiciye bigacika ku mbuga nkoranyambaga bitewe nuko abantu benshi bayatumye nyine bavuga bacika ururondogoro. Reka mbivuge gutyo. Ni ifoto ya
ni foto ubundi muri kubona hari ifoto y'aka kana gatoya nkuko muri kubibona kifotoje nyine kunamye kibuno kiri hejuru, reka mbivuge gutyo. Ni foto y'uyu mukobwa mwe benshi muramuzi, arazwi cyane muri social media, ni umustar nyine yitwa Judy, yego niko yitwa. Nawe yifotoje muri ubu buryo nyine, aho umuntu wa postinze iyi foto rwose wiyita nyine ngo reka nere kumuvuga, yagereranyije no mafoto gusa nyine bamwe bakavuga ati uyu ni Judy akiri mutoya, ni Jody sorry akiri mutoya, none reba uko yifotozaga akiri akana nuko yifotoza ubu ngubu, ariko ntago twamenya neza niba koko iyi foto ari ya Jody akiri mutoya, kubera ko ni byaje nyine ku mbuga nkoranyambaga byinshi abari n'ibihuha. Ariko reka turebe ino foto y'uyu Jody nyine uburyo yifotoje, yaciye ibintu kuri social media, aho abantu batari kugenda bayivugaho rumwe rwose, aho comment zakasa mutwe zagiye zivugwa kuri iyi foto, aho yagiye icicikana ku bantu benshi ko bagiye bayiripostinga bavuga ati ese kwifotoza gutya bimeze bite. Comment ya mbere rero iteye ubwoba, kunyuma yo kubona nyine iyi foto bagiranyije aka kana nyine k'agakobwa kakiri gatoya mu myaka hagati y'3 ndetse n'uyu mukobwa bavuga ko ufite imyaka 28. Comment ya mbere iteye ubwoba rwose, dore ko abantu kuri social media comment rwose babaga nta kinyani bariko nabivuga. Umuntu wa mbere witwa Sa Intwari kuri X yahise avuga ati rwose ubundi gihuru kizabyara igihunyira ukibona kare. Ya niko we abyumva cyangwa niko abivuga, ubwo birumvikana ko nawe yemeye ko wenda uri yari Judy akiri mutoya, ariko nago tubizi niba ari we, niba koko abamuzi neza iriya foto ya kare akana ari we, muraza kubitubwira muri comment kugira ngo kuko twemeranye niba n'uyu muntu nyine witwa Sa Intwari ko igihuru koko kizabyara igihunyira ukibona hakiri kare. Ya nibyiriwe bivugwa. Undi nawe ati ngira amatsiko, ngira amatsiko yo kubona yo kuzabona cyangwa se ngira amatsiko y'abana bazavuka kuri Gen Z nkabura igisubizo. Gen Z nyine ni Generation Z, naba bana nyine twakita ba .com nkuko nyine imvugo z'ubuzi bivuga. Uyu rero ati rwose afite amatsiko yo kuzabona abana bazavuka kuri aba ba Gen Z. Ubwo nubo ngo ni nkaho yashatse kubanga afite amatsiko yo kuzabona umwana uzavuga kuri uyu mukobwa nyine wifotoza amafoto ameze gutya. Ni byinshi byagiye bivugwa kuri iyi foto, nawe ufite icyo wayivugaho nkuko benshi bagiye bagira icyo bayivugaho. Nawe duhe comment utubwire se iyi foto y'umunsi urayibona gute? Ese koko uremeranya n'uyu muntu wa postinze uyu ni Jody akiri mutoya cyangwa ni gihuha bazane kuri social media bakurikije ino foto y'uyu mukobwa nyine wifotoje gutya? Ese koko kwifotoza gutya ni byiza cyangwa ni bibi? Buri muntu wese afite uko abyumva. Dropping a comment yawe muri comment maze dukomezanye. Ni Kigali CNN mubwira ni kanda subscribe, like ndetse na share, kuko hano ngiye kujya mbabwira ibintu byinshi bitandukanye, aho ngiye kujya nitonda rwose nkabategurira content iri kapinga cyangwa se ivuga samare y'ibyiriwe bivugwa kuri social medias ndetse no ku binyamakuru bigiye bitandukanye. Akuyu munsi nkagize gatoya nakubwira nti ciao naho munsi wejo muri Daily Recap hano kuri Kigali CNN.